Abakunzi ba HTV Channel twongeye kubasuhuza aho muri hose tubashimira uburyo mudukurikirana mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero twaje turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bari mu byiciro bitandukanye nkuko mubimenyereye. Uwo muri muravugana ni Kami, ariko turi kumwe n'umubyeyi, harimo n'undi fitiri papa. Ubwo muraza kumenya neza uyu munsi hari ibintu byinshi turi buganireho biri bufashe cyane cyane wowe musore n'inkumi muri ho muradukurikira. Reka mbere uko dutangira ikiganiro cyacu duha ikaze umubyeyi turi kumwe kugira ngo atwibwire. Murakoze cyane, nitwa Mme Seraphine, nkaba ndi umubyeyi ufite abana 4, abuzukuru 4, ndi umubyeyi washatse kera amaze imyaka 41 shatse. Urumva rero bana bari budukurikire, experience irahari rwose, mugirira ubuntu bwo kuganira natwe mukumva ikiganiro, ndumva mwakunguka byinshi nubwo iby'iki gihe bitandukanye n'ibyacu, ariko no muri iki gihe naho ndahabaye. Ubwo rero ndi umubyeyi wa Kami, shatse ko tuganira. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Hano turi kumwe n'undi nawe agiye kutwibwira. Karibu cyane. Murakoze cyane. Nitwa Frederic Francois N. Ndi mariye, ndi umugabo wubatse, utabimazemo igihe kinini cyane kuko maze umwaka umwe n'igice. Byumvikane ko ngenda cyari muri transition yo kuva mu busore ntangira gufatisha neza muri ubu buzima bwo kubaka urugo, ariko byumvikane ko amakuru ndetse na observation nabyo ndabifite, bivuga ngo ufite icyo nshobora gusangiza bagenzi banjye, yaba bakiri inyuma ndetse hari nabo turi muri kigero kimwe. Murakoze cyane. Abatumirwa bacu uyu munsi mwabyumvise, nkuko mwabyumvise amaze imyaka myinshi cyane, ni mama wanjye, nanjye nkuko turabivugana amaze imyaka 10, ntago ari mikeya. Urumva turi kumwe na Fredo, nawe ufite inararibonye y'umwaka umwe n'igice. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku biki? Uyu munsi tugiye kuganira kuko umusore n'inkumi bakwitegura kurushaka. Tumaze igihe twumva abasore benshi, inkumi nyinshi zivuga ngo nta n'impamvu yo gushaka. Nta n'impamvu yo gushaka kuko bariho barabona ingorane bahura nazo mu rugo, bikabatera ubwoba, bakumva nta n'impamvu yo gushaka. Ariko turibaza, reka duhere kuri mama tubaze ngo ibi bibazo turahura nabyo uyu munsi, igihe cya kera byari bimeze gute? Gushaka mu gihe cya kera, umusore cyangwa inkumi mu gihe cya kera byagendaga gute? Igihe cya kera rero, burya ibihe byose bigira igihe cyabyo. Igihe cya kera hari ibyiza byari bihari kuko imiryango yarabanaga. Uwo musore, abasore babaga bageze gushaka cyangwa se inkumi, babaga bafite itorero batorezwamo. Ikindi bashakaga mu miryango baziranye, wasangaga kenshi batajya kure kubera ko ababyeyi ahanini uruhare rwari rw'ababyeyi n'abaranga. Abaranga se bari bande? Wasangaga ari ba nyina wabo, wasangaga ari ba nyirasenge, bababyara babo. Ugasanga rero umusore cyangwa se inkumi ntabwo ari we wahisemo, ntabwo ari we wihitiragamo, ahubwo yahitirwagamo n'umuryango. Bigatuma rero wa musore ugiye gushaka ajya ahantu azwi. Kubera ko yabaga agiye ahantu azwi, byatumaga babana neza n'uwo mukobwa. Ugasanga barubatse bamaze imyaka myinshi. Bitandukanye rero n'iby'iki gihe, kuko iby'iki gihe byo bifite ukundi, murabizi bana banjye mwebwe uko bimeze, ariko byewe mbabwiye iby'icyo gihe imiryango rwose yabaga iziranye. Kandi ugasanga n'abana baravuga bati sindi burenge ku byo iwacu bambwiye. Umusore ugiye gushaka yabaga yatorejwe mu itorero, baramubwiye uko umusore agomba kwitwara. Inkumi yabaga yahawe impanuro na ba nyirasenge, bakamubwira uko zigomba kubakwa, akagenda atyo. Urumva habaye n'ikintu kitagenda neza, ntabwo ari wa muhungu n'umukobwa bashatse bajyaga kubivuga, ahubwo wasangaga wamuranga ari we ujya kubwira iwabo w'umukobwa ati ibintu bimeze bitya, noneho bagatangira bakamuhanura, akamenya ko agomba kwihangana
mu by'ukuri ngo zabagaho si uko byabaga ari byiza cyane oya ahubwo byabaga byiza yego ariko habamo n'akantu katumvikana hakaba izo mpanuro zituma umuntu avuga ngo reka kwihangana kubaho iki gihe nta kwihangana kugihari yewe ntabwo rwose byoroshye Fredo urumva ibya kera uko byari bimeze challenge wumvise mu njye numvisemo challenge nyinshi kuko sinzi wowe byumva gute bo birumvikana harimo challenge nyinshi cyane ariko kandi nanavuga ngo harimo n'ibintu byiza byari bihari kubera ko numva ibyabo byari bifite garanti bitewe n'uburyo byari byubatse kubera ko niba harimo abaranga cyane cyane ikintu kirimo urabona ko urugo cyangwa se bwabaga ari aferi y'umuryango kurenza uko ari aferi y'abantu babiri bityo ibyo bitabyumvikana n'abakumira n'abarinda ko hari kwangiza urugo izi effort nazo zishobora kuba zarakorwaga n'abantu barenze babiri bari kumwe umuryango ukaba wabafasha gukemura amakimbirane bakaba nabo ubwabo bazi neza ko hari ibyo badashobora gutinyuka kubera ko imiryango irahari irakumira ntarengwa bakavuga bati ko nashatse umukobwa wo kwa naka kandi narigishijwe ko kwa naka babayeho muri ubu buryo ibyo rero bikaba bimukumira kugira ngo abe yarengera bigatuma yubaha umugore we nkuko mubivuze njye numva harimo imbogamizi nyinshi byari bisa nkaho bigoye kuko Fredo ukurikije wenda uyu munsi hari ikintu cyitwa kwica amarangamutima y'abantu yabagaho kujya kubona ukabona bakuzaniye umugabo utazi umugore utazi cyangwa se ngo ni mu muryango wa kanaka umuryango ushobora kuba utaranawukundaga nawe ariko ukumva nyine ngo ugiye kubana nabyo nibyo yaramaze kubivuga mama yaramaze kubivuga avuga ngo hari inzitizi zakumirwa yego byagabanyaga amadivorce wenda turi ko turabona uyu munsi ariko se nta kindi kintu cyo kwica amarangamutima murumvamo nibwira ko ukurikije uko abantu muri iyi minsi uko isi yagiye ihinduka uyu munsi turi abantu bagendera ku marangamutima cyane uburenganzira bwanjye bwubahirijwe uko numva ibintu bigomba guhabwa agaciro ibintu nk'ibyo ngibyo ari nabyo nibwira ko wenda bituma muri uko gukoresha icyo twita amarangamutima uburenganzira bwanjye rimwe na rimwe hajya hazamo akuba umuntu n'intege nke n'ikabure ugasanga abantu babikoresheje amakosa ariko ntago nahita mvuga ngo rero ababyeyi bacu icyo gihe numva nabo hari avantage yari irimo kuko ikintu ikigaragara niba barakuzaniraga umuntu ariko bakuzaniraga umuntu nawe usanzwe utekerereza mu kwemera uburyo umuryango wawe ari uw'agaciro uburyo guhitiramo ibintu byiza uburyo ugomba kuhesha ishema ko ikintu bagiye hamwe bakagukorera ariko ubw'inyungu zawe abantu bari bagifite uwo mutima wo guha agaciro iby'abakuru bakoze bakababonamo ubushobozi bwo kuba bafata ibyemezo bitavuguruzwa n'undi muntu uwo ari we wese n'ikimenyimenyi ntabwo twavuga ko ababyeyi bacu babagaho bihambiriye bageragaho bagakundana rwose ukabona n'abantu basazanye ingero turazibona nitujya kureba ugasanga wenda nk'ababyeyi cyangwa ababyara ababyeyi bacu ababasha kubagira umugisha wo kubagira uzasanga ari abantu bakundanye ndetse yewe ni hamwe ushobora gusanga umuntu akubwiye ati mu buzima uyu mugabo ntarambwira nabi ariko twebwe ngira ngo no mu gihe twitwa ngo turi gukoresha uburyo bwacu bwo kurambagizanya usanga rimwe na rimwe no gushwana ubwo byatangiye n'icyo gihe nkavuga ngo rero hari icyo kintu wenda batari bafite cyo kuvuga ngo ndashyira imbere amarangamutima yanjye ariko ntago bikuyeho ko bakomezaga kuryoherwa n'amahitamo bakorewe n'umuryango umuryango wari ufite agaciro gakomeye umuryango wari ufite agaciro gakomeye bigatuma abana bakuriraga mu muryango bazi umuryango icyo ari cyo bafite agaciro bafite mbega icyo navuga ngo ni indangagaciro z'umuryango kandi icyo gihe urukundo nirwo rwajyaga mbere noneho ku miryango yo kwa naka urabona ko babaga baturanye ari nko mu gisekuru kimwe bakaba kuri uyu musozi hakurya hakaba
undi muryango. Noneho rero wasangaga kenshi bashakira aho hafi, ntabwo bajyaga ku misozi yo hirya kure cyane, wasangaga bagenda bareba hakurya no hakuno ku miryango ubona bahuje umuco, bahuje ya migenderanire, rwa rukundo, ku buryo n'abo bana nubwo babashingiraga babaga barahuriye nk'ahantu mu muryango, mu bukwe bwabaye mbere, bakaba bataziranye kuko ntabwo relation ntabwo zabaga zihari nk'iz'uyu munsi. Abantu bavize ngo aravuga ngo uriya ndamushaka ngo icyo reka da, nta burenganzira. Ubwo niho nawe wavuga ngo nta burenganzira babaga bafite bwo kuvuga ngo ndashaka, ariko nanone bari baguwe neza, bari baguwe neza kubera ko bari bafite urukundo ruri pure rwo gukunda, bakavuga ngo mu muryango wo kwa naka haba umukobwa, mu muryango wo kwa naka hari umusore, uwo musore akaba azwi muri iyo famiye yose, bakaba bamuzi. Kuko urebe n'uyu munsi baravuga ngo iyo ba basore bagiye kuramukanya mu bukwe, baravuga ngo muheruka kera, burya baba bavuga bimwe bya kera, bavuga ngo muheruka ari umwana mutoya ngo yazaga kuturamutsa. Ni ukuvuga ngo bajyaga baza kuramukanya ariko badafite igitekerezo cy'uko bazabana. Abo uyu munsi rero, uyu munsi kurambagizanya, urumva kurambagizanya ni kuri Facebook. Uyu munsi biratandukanye. Navuga ko uko ibihe byagiye bikura, byagiye bizana, ntago hakuraga, urumva icyo twita gutera imbere, hari mu myumvire, hari mu mibanire, ariko burya no gutera imbere mu bintu navuga ngo ibindi bikoresho twifashisha mu buzima. Ubwo mvuze ibikoresho ariko ni ibintu byagutse. Tudushyizemo urugero, izo za internet, ayo mashuri tujya kwigamo, hari izindi platform abantu bahuriramo. Urumva kera abantu basaga nkaho bafite ubuzima navuga ngo busa nkaho ari bumwe bwabaga, niba ari itorero ibyigishirizwayo nibyo ni hamwe, aho babikorera ni ku musozi, nta muntu uzava nkange kantarange ajye kuhahurira wenda n'uwo munyeshuri wundi bahuriye mu ishuri uturuka mu gace gafite umuco utandukanye n'uwe. Oya, abantu wabonaga babaho hafi aho ngaho. Ikindi cya kabiri wenda nanongeraho, nibwira ko ushobora gusanga icyo twavugaga cy'uko abantu bari banyuzwe bishobora kuba byari bifitanye isano n'uko abantu nanone batari navuga ngo ibibangiza bitaraba byinshi cyane, abantu bagifite navuga ngo indangagaciro zikiri zimwe, kuba zihari ni kimwe, ariko noneho kuba bose bazihuriyeho bikaba ku buryo nibwira ko niko mbyibwira ko ushobora gusanga icyari gutungurana ari ukubona umuntu udafite izo ndangagaciro kurenza uko twebwe ubu bimeze, ahubwo igicyagutungura ni ukubona iza indangagaciro. Aho rero nkavuga ngo ngarutse mu gihe cyacu, igihe cyacu gifite ibyiza byinshi nabyo, kubera ko navuga ngo burya uko kuntu turemye, niba dufite amarangamutima, dufite ubwo bwenge, twibukiranye ko iterambere ryagiye riza, tukabona abanyamahanga bakaza bakatwigisha imico y'ahandi, noneho dusigaye tuyireba kuri za televiziyo, za social media na Facebook nk'uko babivugaga. Ibyo byose birazana ikintu navuga ngo ni exposure, ituma abantu hari andi makuru bamenye, hari uko basigaye batekereza, ku buryo noneho dusigaye tureba ubukwe bwacu uko umuntu ari bujye yumva yakubaka urugo rwe. Inspiration ntago bikiri ngombwa kayishakira uko ba nyirasenge bubatse, uko bakuru be bubatse. Biranyorohera ko ngiye nshobora kujya kureba umuntu nikundira umuroro modo wanjye kuri internet, kareba ubuzima uko abayeho ubuzima bwe mu rw'urushako, umva niko nshaka kubuviva, umva nuko nabitwara. Bivuze ngo rero turi gukoresha natwe andi mahirwe dufite, amahirwe y'uko information irahari, amahirwe y'uko ubumenyi bwaragutse, amahirwe y'uko amarangamutima yacu akora yahawe agaciro yo kuvuga ngo ndihitiramo iki ngiki. Ariko kandi icyo tudakwiye kwibagirwa nuko ibyo ngibyo byose bidakuraho ikintu cya responsabilité. Bariya abantu ba kera twavuze kuba barabanaga ntago ari uko bamuzaniye ntago ibyo bihagije, ahubwo umuntu yumvaga ko ari responsable, agomba kurinda no guha agaciro ayo donc icyo
amahitamo y'umuryango kuko yamaze guhinduka ubuzima bwe bien que ari ubuzima bwe bushingiye ku mahitamo y'abandi ariko yabihaga agaciro kandi akabisigasira nk'aho ari ubuzima bwe. Uyu munsi natwe rero uko duhitamo wenda reka mvuge ngo si cyo kibazo ahubwo kuba hari uburyo bwinshi twahitamo si cyo kibazo ahubwo uburyo turi bufate izo opportunité tukaba responsable tukamenya ko tugomba kutabifata uko tubonye ahubwo tukabiha agaciro tukabisigasira nacyo ni ikindi kintu cyo kwitabwaho cyane. Yego ariko icyo ngiye nari mvuze ni uko wenda ibintu buri cyiciro kigira ibyiza kikagira n'ibibi. Nibyo rwose ibya kera byari byiza kuko wenda nta nubwo nimba urugero uyu ari mama akaba akiriyo kandi akakubwira ko rwose anyuzwe biraryoshye kuko nimba wenda wataragiye muri ayo mahitamo ariko ba mama we bande bose gutyo bakomeje kubaho muri urwo rugo kandi bakabyara n'abana bakabasigira izo ndangagaciro zo guha agaciro umuryango. Nibajije ikintu ndavuga ngo ese uyu munsi umusore cyangwa inkumi iri kubona uyu munsi ngira ngo twese bungo turabibona amadivorce amaze kuba menshi divorce zabaye nyinshi cyangwa se ugasanga abagore mu ngo cyangwa abagabo mu ngo bararwaye bataye umutwe bararembye ariko ukibaza ngo ese koko uyu munsi niki umusore cyangwa inkumi yakora nuruhe ruhare rw'umusore n'inkumi uyu munsi kugira ngo yirinde icyo kintu turi kubona muri none kuko twumvise ko haje amahitamo kandi amahitamo y'umuntu noneho ubu naye ntawe yabishiramo nimba amaze mu imyaka 10 narahisemo umugabo tubana uyu munsi ninjye wamuhisemo muri bya bindi twavuze ngo ni byiza guhitamo ariko se ni igiki kuki zirasenyuka nibivuga ko amahitamo yabo uyu munsi ni ikibazo ni ukuvuga ngo guha agaciro umuryango uyu munsi ni ikibazo none ni gute wafasha uwo musore? Ni ikibazo cyiza cyane Kami, ni ikibazo cyiza cyane kuko iyo umuntu arebye ukurikije experience dufite ukareba kuri iki gihe abana b'iki gihe nibaza ko impamvu bagera mu rugo bigatangira bikananirana nuko baba bahisemo nabi. Ese ndavuga ngo guhitamo nabi ni gute baba bahisemo nabi kandi baba bakurikije ya marangamutima yabo rwa rukundo bakunze ariko icyo bita urukundo nibaza ko biri superficiel, nibaza ko bakunda umuntu kubera ko bamurebye bakunda ishusho, akunda ishusho agakunda amashuri yize agakunda amafaranga agakunda mbega inyambaro ye n'ingendo ye ntabwo ibyo ari byo byubaka urugo. Ibyo ni ibintu biri inyuma kubera ko mu by'ukuri urugo rwubakwa n'umuntu uri imbere rero kuko erega twese dufite ishusho yakomotse ku Mana rero uko wemera uko ariko kose genda nemera Imana ndizera rwose ko mbeshejweho n'ubwo buntu bw'Imana ariko na wa wundi utemera Imana ariho kubw'Imana kandi tubona urugo ruzima nuko rushingira ku by'Imana yakoze. Ese Imana ivuga ngo umugore n'umugabo babane bate? Ntabwo rero abahitamo uyu munsi babanza kureba ibyo ngibyo mwana, nicyo gituma ingo zigenda zisenyuka. Ntabwo bajya inama, ubundi bagomba kureba ngo jyewe niba ngeze mu kigero cyo gushaka mfite ibyo numva nifuza. Ese ibi ngibi numva nifuza ko umugore wanjye, ubwo ngiye mu ruhande rw'umugabo umusore, ibyo numva nifuza ko umugore wanjye azangirira, jyewe ndi prêt yo kuba nabimuha, ubundi nditeguye. Wigeze kuvuga ikintu cyitwa na responsabilité. Inshingano ni ikintu gikomeye cyane. Niba ngiye gushaka nkaba numva ko hageze ko nshaka, ndabanza nshyire hariya ishusho nshaka ku mugore wanjye, si ishusho y'inyuma, kuko umutima
wakira kuko bavuga ngo umugore ni umutima w'urugo. Uyu mugore uzaba umutima w'urugo kandi umugore niwe mutima, ni umutima w'umutwe. Umugabo ni umutwe, umugore akaba umutima. Iyo umutima urwaye n'umutwe ntabwo ukora. Urumva ibyo rero ntabwo babanza kubitekereza. Rero ndibaza ngo niba nshaka umuntu ni ukubanza nkamenya ngo ndamushaka. Ikibazo ni kimwe, ni uko umureba ugahita uvuga ngo n'uyu nguyu, ariko burya wakagombye kubanza ukareba abakobwa bari muri ya shusho ushaka 3 cyangwa abantu, ukajya ubagenderera ukabanza ukabamenya. Ikintu cyitwa kumenyana ntacyo bakora. Ni ukuri mvuza ko ngako ntibamenyana hakiri kare ngo arebe ngo ibyo nifuza muri we nanjye nzabimuha, noneho nawe ansubize hanyuma tujye inama. Ibyo mama avuze nibyo, kandi hari n'akantu nashaka kukongeraho. Burya kuba tuvuga ngo ibihe byarahindutse ni ikibazo cy'imyaka, ariko ntabwo bikuraho ko niba hari ibintu bifite agaciro ntago bizata agaciro kubera ko igihe cyagiye. Ndafata urugero, ubwo icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Ntago kuba uyu munsi turi kuvuga ngo ibintu byarahindutse, wana ni kera babahitiragamo. Niba uhisemo ariko ugahitamo nabi, cyangwa se wanahitamo neza ugapfusha ubusa amahitamo wakoze, kuko nabyo ntago burya ingo zisenyuka uko nibwira. Ntabwo ingo zisenyuka kubera ko abantu bakoze amahitamo mabi gusa. Burya n'uburyo ahubwo basigasira ibyo bahisemo, uburyo biteguye gufata izi nshingano. Ndakomeza kukivugaho, nyungu zibyaza umusaruro ni ikibazo. Mama rero bivuze neza, abantu barashaka kumva ko ubwo ari igihe babyihitiyemo, ubwo nyine nahisemo n'ibyo ngibyo. Oya, amahitamo agomba kuba, amahitamo yose ntago tuyemerewe. Amahitamo meza niyo adufitiye inyungu. Niba rwose ufite ubushobozi bwo guhitamo urabyemerewe n'ibyo, ariko hari guhitamo neza, harimo no guhitamo nabi. Nuhitamo nabi ntago ingaruka zabura kukugeraho ngo nuko ariwe wazihitiyemo. Ibyo rero nicyo nibwira ko uyu munsi abantu tudakora. Abantu amakosa akorwa kenshi akorwa biterwa n'uburyo abantu bahisemo. Ariko hari n'akandi maze kongeramo, kuko na nyuma yo guhitamo uko babyitwaramo bifite ikibazo. Niba ikintu navuze ku bantu ba kera njye mbabonaho cyiza, ni ikintu cyitwa kwihangana. Ikintu cyitwa kuvuga ngo oya, ndiyemeje, ntabwo ndi butezuke, ntabwo ndi busubira inyuma. Bari bafite umutima ukomeye ku kintu bazi ko gifite agaciro. Naho uyu munsi aba bantu, mama nkuko yabivuga ngo abantu bari superficiel, mu Kinyarwanda njye numva bavuga ngo ni urwo hejuru. Abantu rwose bagendera n'aburumamo, bakunda n'urw'urumamo. Urumva yabivuze neza, si ngombwa ko bisubiramo. Umuntu arajya gukora amahitamo ashingiye ku bintu abonesha amaso. Cyakora wenda ntago ngiye kuvuga ngo ibyo ni ikosa kuba babikora gutyo, ahubwo dukwiye kwemera ko uko ibihe bigenda abantu bakaguka, dukwiye no kwaguka no mu bwenge bwo kumenya amahitamo dukora. Ukamenya ko mu guhitamo hari ibintu mpitamo by'ibanze, navuga ngo bitagomba kubura, by'ibanze byo gushingiraho, by'umusingi bitagomba kubura. Hakaba ibindi nabyo by'amahitamo, ariko navuga ngo bifite agaciro gake, cyangwa se bigomba guhabwa agaciro gake ugereranije na bya bindi byaherewe. Hakabaho noneho n'ibindi by'inyongera bishobora kubura cyangwa bikaboneka, ubuzima bukagenda, ndetse n'amahitamo wakoze akaba yakunezeza bya bindi bihari cyangwa bidahari. Ubwo rero mu kuvuga ko abantu bagomba gukoresha ubwenge mu guhitamo, bakamenya iby'ibanze bitagomba kubura, ndetse ngo habuzemo ibyo bakaba bavuze bati uko biteye, niba bitabonetse uko biteye ibi ntibikunda. Hakaba ibindi bavuga bati ibi bintu nabyo ni ingenzi cyane, tugomba gukora iyo bwabaga nabyo bikaboneka. Ariko hakaba ibindi bavuga ati ibi bintu ndabishaka, ndabikeneye, ariko ukemera ko bitabonetse ubuzima bushoboka. Aho rero
niho nibwira ko abasore b'uyu munsi ntabwo bafite umwanya wo kuhatinda. Cyakora ikibabaje ahubwo turi mu isi itwemerera ko ibyo bintu twabikora, kuko isi turimo ni isi aho ubwenge bwagutse, aho amakuru yabonetse ari kuri internet, ari muri babyeyi bacu. By the way, rega buri ababyeyi bacu turacyabafite. Ni source nziza y'ubwenge ndetse ni source nziza y'ubuyobozi bwadufasha kugira ngo tugire icyerekezo cyiza. Ariko kuri bo hakiyongeraho ko bwa bumenyi twiga, ntabwo twiga ubumenyi bwo kujya kumenya gucuruza gusa no gucunga imari. Dukwiye no kumenya ko ku isi turimo, kuri internet, kuri zo Facebook, haboneka amakuru yatwungura ubwenge bwo kubasha kugira icyerekezo kizima. Ngira ngo rero abantu bakwiye kwiga cyane kuvuga ngo barahitamo, ariko se barahitamo gute, bahitemo iki? Yego. Guhitamo, ngewe uko numva guhitamo, ibyo ari byo byose, buri muntu wese afite uko ashobora kuyobora amahitamo ye. Yego. Ntekereza ko ikintu cya mbere cyakabaye kumenya ngo uravuga ngo ese ndi muntu ki? Yego. Ndi muntu ki? Ndinde? Urimenya, nurangiza kwimenya umenye n'icyo uhitamo. Bigize neza cyane. Kuko ndibaza ko ugiye guhitamo gusa utarimenya, ushobora guhitamo nabi, kuko ntuzi icyo ushaka. Ntuzi icyo ushaka, ntuzi ibije byose wabifata. Erega mu yandi magambo ibyo uri kuvuga, buriya kuba twabonye ko abantu bari superficiel mu guhitamo abo, reka tuvuga ngo abandi, mu yandi magambo ari amahitamo baba bakoze, abagaragaje ngo njyewe uwo niwe ndiwe, nanjye ndi superficiel, nta kintu kindimo, ku buryo nyine ntago mfite ubushobozi bwo kujya guhitamo ibirenze ibyo ngibyo. Nuvuga ngo umuntu abagaragaje ko nawe muri rusange mu by'ukuri nta kimurimo. Iyo ahisemo nabi nuko nawe nta kiba kihari kitandukanye n'icyo ngicyo. Reka tubaze mama atubwire ngo hari inararibonye hari umuntu yigeze kuvuga ngo inararibonye ni ukuvuga ngo baba warabonye amashyano menshi, ngo ku buryo uyu munsi uba ushobora kuvuga ngo amashyano atandukanye ashobora kugera gutya. Ariko kubera ko nk'umubyeyi wabyaye, ufite abana batandukanye, ufite nabo wamaze gushyingira, amahitamo rero sinzi ukuntu uri bufashe abo bana, abo donc nk'umubyeyi ubona abiki gihe bahitamo bashingiye ku biki? Kuko hari experience Fredo, urabona ko hari ibintu uhitamo ubona ukavuga ati aba bana bari gushingira kuri ibi ABCD, ugashobora kuba wabivuga ati aba bana ndikubona kenshi bari gushingira kuri ibi kandi sibyo by'ingenzi. Hawo kugira ngo tuze kugaruka tuvuge ngo ese iby'ingenzi ni ibi. Ibyo nigeze kubivuga kare, usanga kenshi bahitamwo ashingiye ku bwiza bw'umukobwa azashaka niba ari umusore. Umukobwa nawe akavuga ati genza ashaka umusore ufite amafaranga runaka, ufite amashuri runaka. Ese wakoze ikofi niko muri iyi minsi asigaye babyita. Ko sinari nkazi. Ntabwo nari nkazi. Noneho rero ubwo iyo ushatse ubwiza yagira sida cyangwa se yabyibuha, bwa bwiza niba bugihari ugasanga nicyo kizanye ya divorce. Wamushatse afite amafaranga, afite imodoka, afite iki, amafaranga burya ngo arashira abantu bagasigara. Ibyo nabyo mwari mubizi. Ntabwo amafaranga ari yakoze umuntu, ahubwo Imana yarayatanze ngo tuyagire ibikoresho. Ariko ugasanga bo barahitamwo ngo yize amashuri runaka, kuko kenshi muba mwamenyaniye mu mashuri. Yize amashuri runaka ndashaka ibi ngibi. Ugasanga rero iby'ingenzi bashyizeho ni ibishakanwa, mushobora no gushaka muri kumwe. Noneho ugasanga nibyo rero washyizeho, ni bwa butunzi, ni bwa bwiza, ndashaka ubyibushya gutya, ndashaka unanutse gutya. Ntabwo ibyo ngibyo, ntabwo hari ibintu umuntu atikora. Umuntu agenda ahinduka bitewe n'imyaka uko agenda akura. Rero nusanga yahindutse uko utamushaka uzamwanga. Numva rero guhitamwo kubi ari uko nguko, gushakira kubyo urebesha amaso gusa, aho kugira ngo urebe ngo jewe ndashaka kubaka urugo n'umufasha, umuntu uzambera umujyanama, umuntu uzamenya intege nke zanjye akazihanganira,
nanjye nkabasha kwihanganira intege nke ze. Ubwo urumva wamumenye nawe arakumenya. Ese uwo mwanya ab'iki gihe barawugira, babitekerezaho? Igihe ndumva ari cyo kintu nakwibaza. Ab'iki gihe mufite umwanya mukamenya intege nke za muntu, ukamenya aho afite imbaraga ukahashimangira, aho afite intege nke ukahakomeza kugira ngo muzamurane. Nibwira ko mu by'ukuri uwo mwanya ntawo abantu bafite muri iyi minsi, kandi ikibabaje ntabwo ari uko umwanya wabuze udahari, ahubwo bawukoresha bawupfusha ubusa. Abantu bawupfusha ubusa kuko nibyo ntajidikanya ko niba hari igihe abantu bamara igihe kinini bari mu bintu byitwa inkundo, ni ubu ngubu. Uzi ko umwana w'imyaka 14, ubwo mvuze 14, muri iyi minsi asiga yaratangiye gukundana. Ni ukuvuga ngo exposure ku muntu w'igitsina batandukanye yaratangiye kare, amarangamutima yarayamenyereje. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nta kintu cyakabaye kimutungura cyangwa se kimugora mu gihe ari kubaka urugo, ariko nibwo biri gupfa. Ariko nyine nibyo turi kuvuga yuko igihe badafite n'icyo gukora amahitamo meza, ariko icyo gupfusha ubusa cyo kirahari. So urubyiruko muri iyi minsi navuga ngo turi gutakaza umwanya tukawupfusha ubusa, ariko tukirengagiza ko sinzi ni wenda niba ari ubumenyi cyangwa se ubwo buhanga abantu batari bafata yuko umwanya tuba turi gupfusha ubusa uyu munsi, byanze bikunze ingaruka tuzatangira kuzibona mu gihe kitari munsi y'imyaka 5. Ni ukuvuga ngo ubuzima uyu munsi ndi kubamo byanze bikunze uruhare runini bushingiye ku mahitamo nakoze mu myaka 5 ishize. Aha rero niho urumva umuntu watangiye gukundana, ariko ibyo ashyize imbere yarebye uwo bari gukundana kuko akiri agasore, nta n'umushinga aranagira, icyo akeneye ni uwo kuryoshya. Najya kuryoshya rero no kuvuga no kuratira bagenzi be umukopine afite, akeneye wa mukopine nyine ugaragara neza, azabasha kwereka abandi bamukubita ijisho bakavuga ati umeze neza, naho bigarukiye, nta kindi. Pourtant ari kwangiza imitekerereze ye, ko no mu gihe azajya gushaka n'ibishaka bibe nyuma y'imyaka 7, ikintu donc kiyubatse cyane azashingiraho ni ishusho nziza. Aho rero biraza kugaruka kuvuga ngo Fredo aratubwiye ku myaka 14 umukobwa atangiye gukundana, umuhungu atangiye gukundana. Ese mwebwe muribaza ngo igihe cyiza cyo gutangira kwitegura kugira ngo uzakore urugo rwiza, cyangwa kugira ngo uzagire urugo rwiza, nubwo urugo rwiza wenda utabihabwa n'ababyeyi cyangwa se n'amashuri wize, ariko se ni igihe gihe cyiza umukobwa cyangwa umusore yatangira kwitegura? Tutirengagije ko muri iki gihe cyacu hari bisunika abantu benshi. Yego. Generasiyo yawe iyo igeze hagati, ukabona abantu bose mwiganye barashatse, igikuba kigacika. Iwanya ababyeyi bagatangira ati ariko se ko warangije kwiga, ko warangije amashuri yisumbuye, universite, utegereje iki? Uyu munsi hari ikintu kimeze nka pressure ku bantu kibasunikira kujya mu rugo. Yete ashobora kuba ataraba ready, ashobora kuba wenda atanabishaka, kuko nemera ko gushinga urugo is not a must. Ntabwo ari itegeko ko umuntu agomba kurongorwa cyangwa kurongora, ahubwo bimurimo n'igihe bibereyeho bigakorwa. Rero mwebwe mutekereza ngo ni ryari? Kuko kenshi nkunze kureka duhera kuri mama, kuko ababyeyi kenshi bakunze kubona umwana wabo arangije segonderi, universite, bati harageze. Ni ryari? Ubundi igihe kigenwa n'Imana mu by'ukuri, ariko si ukuvuga ngo nuko impamvu mvuga Imana ubwo nukubera ko nemera Imana nyine. Ariko umwana wamaze kurangiza segonderi akarangiza universite, ikibazo gihari muri iyi minsi n'imirimo y'iki gihe nayo isigaye iruhije. Wa mwana utarashaka akazi ngo akore, abanza amenye ngo ese nzi kujera, jewe nzi kujera amafaranga mpembwa, nshoboye kuyajera ndi iwacu
ngo menye uko nyakoresha, ntabwo ari ukugira ngo agire icyaha ababyeyi, nabyo ni byiza, no kugira icyo afasha ababyeyi nabyo ni byiza, ariko ntabwo ari byo nshingiyeho. Abanza amenye agiye gusohoka mu buzima bwa bundi bumutuma agira inshingano zirenze izo yagiraga ari iwabo, uko ari iwabo agengwa n'ababyeyi. Noneho rero ageze gutangira, abonye akazi, afite umushinga asa akoramwo, akabanza agakora akareba muri we rero, kuko hari ikintu kiba mu muntu kivuga ngo iki gihe kirageze ko umuntu adakwiye kuguma ari wenyine. Hari vide iba igomba kuba komple, iyo vide iraza. Iyo yaje rero, wowe uri umubyeyi utangira kubona uwo mwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu agendana n'urundi rubyiruko, akazana urubyiruko rundi rwinshi mu rugo. Niho rero bitangira umubyeyi akajya abaza, se bariya muriho mugendana, harimo abo muriho mutekereza ko uzabana, harimo uwo muzabana, utangira gusanga uriho umubaza gutyo, kubera iki? Bitewe n'uko ureba yitwaye. Wowe nk'umubyeyi ukagira impungenge zo kugira ngo ya vide ye ntaze kuyikombla vuba vuba atabanje kumenya inshingano. Afite inshingano, ari umukobwa ari umuhungu, bose bafite inshingano. Noneho rero watangira kumubaza, nibwo yubahuka akakubwira ati uriya turakundana, cyangwa se ukazasanga abikubwiye bamaze nk'imyaka 5-6 ngo bakundana. Icyo gihe wowe mubyeyi nta n'icyo uba ugihinduye, ntacyo uba ugihinduye. Ariko icyo nemeza ni uko kugira ngo umuntu avuge ngo ageze mu gihe atari bya bindi yavuze by'abana b'imyaka 15, burya niyo mpamvu na leta ishyiraho 21 byibuze, nubwo 21 nayo ari mikeya, ariko byibuze aba amaze kugira maturité, avuga ngo hari inshingano nakora mu rugo rwanjye ndamutse ngiye mu rugo. Ndumva ari icyo. Wowe ubyumva gute igihe cyiza? Igihe cyiza rero nkunze ko akoresheje terimi ivuga ngo cyo kwitegura ni ryari. Kwitegura byo bigomba gufata igihe kinini. Kwitegura ntabwo ari kurambagiza, ahubwo kwitegura ni cya gihe na wa mwana w'imyaka 14 umuntu wese amaze kugera igihe ashobora, twita ko yaretse igihe cy'ubwana, hari uburyo bumwe cyangwa ubundi agomba gutegurwa. Muri cya gihe kiri mu myaka yo kugimbuka, nibwo agisezerera ubwana, atangiye kujya mu bantu abagimbutse. Imyiteguro ye uyu munsi wa none navuga ngo agomba kwiherekezwamo, cyane cyane akagira kompanyima y'ababyeyi, kubera ko isi yarahindutse uyu munsi. N'udafite ababyeyi afite abamurebereje. Bivuze ngo byanze bikunze, niba uyu mwana atari umwana ubaho wenyine, abamufite inshingano zo kumukurikirana cyangwa kumurera bakwiye no kumufasha gutangira gutegura kuzakira ziriya nshingano zose yavuga. Ubona nk'iyo bari kujyana umwana mu ishuri n'iki, mu yandi magambo baba bari kumutegurira kuzaba ingirakamaro mu buryo bw'umwuga no kugirira akamaro sosiyete. Ariko ibi ngibi uyu munsi wa none nibwire ko n'ababyeyi benshi bakwiye kumva iki kintu bakagiha agaciro. Bikwiye kugenda no kumutegura kuzaba ingirakamaro no mu rugo azubaka. Niho uyu munsi usanga bikenewe ko ababyeyi batangira kuganira n'abana babo ku byerekeranye no kubaka ingo, bakamenya ibyo bababwira, kuko ntabwo ugiye kubwira umwana w'imyaka 14 ko akwiye gutangira kwitwara neza ko ejo bazamurambagiza. Oya, ariko akwiye kubwirwa yuko agihari uyu munsi uko azaba ingirakamaro, agomba kwiga neza kugira ngo azabe ingirakamaro arangije amashuri. Hakaniyongeramo n'ikivuga ngo ukwiye no kongeraho kugira imyifatire myiza, kuko ejo bundi uzaba umugore, ejo bundi uzaba umugabo, ejo bundi umwana ukiva mu bwana agatangira gutegurwa ko nawe azaba umubyeyi. Aha rero niho navuga ngo guherekeza aba bana ni imyiteguro yo kuzashinga urugo. Urumva, ni imyiteguro yo afashijwemo n'urugendo agezemo. Ariko noneho niryari umuntu ku giti cye we yo atwara inshingano zo kwitegura, ndetse mu mutwe bikaba bizi ngo ibi bintu ndi kubikorera
ko nzubaka urugo. Numva ari igihe umuntu yamaze kugira ya myaka yitwa kari y'ubukure. Wenda hari imyaka y'ubukure ariko itemerera kubaka urugo 18. Iriya nge nibwira ntashidikanya ko ariyo myaka ya mbere umuntu ku giti cye akwiye gufata inshingano yo gutangira kwitegura kuzamugore. Ikintu ntekereza ko uyu munsi kiryoshye cyangwa se cyiza nuko uyu munsi nta gutsikamira umukobwa, umuhungu n'umukobwa bafite uburenganzira bumwe. Igihugu turimo cyangwa se isi turimo uyu munsi yishira kuri level zimwe. Nta gahunda y'umukobwa hasi, nta gahunda y'umuhungu hejuru, ahubwo nimureba nabi abahungu barazamanuka. Nabyo bizashoboka kuko uyu munsi umukobwa ari guhabwa value wumva ko nyine nawe yumva ko bikamubuza gutegura rwa rugo, cyangwa se bikavuga tuke nitumara no kurutegura twageze mu rugo imbere umugabo azavuga nanjye mvuge twese turashoboye. Abakera wenda abagore ntibajyaga gukora, revenue yari nkeya ku mugore, yabaga ukwifuza kwe kwarangiriraga mu mugabo. Ariko uyu munsi icyo ndiho ndavugira isi turimo uyu munsi, umuntu aravuga ati none se ko nkora n'umugabo agakora, twese turakora, twese turinjiza, twese turavuga. Ibyo ni iby'umwanzi akora, kuri ntabwo ari byiza. Hari akantu wari uvuze uvuga ko wenda bakera ngo umugore ntiyakoraga, ariko burya umugabo ibyo yajyaga gukora byose inama yazikuraga ku mugore. Yego. Aho rwose nta mugabo wagiraga icyo akora atagishije inama umugore. Abagabo baracyariho. Banyibukije akantu umuntu yavuze ejo ngira ngo ni ukwivugira ariko birashoboka. Bavuga ko ngo burya no muri cya gitaramo abagabo bagiraga bari mu gitaramo cy'imihigo, kumva umuntu agabiye inka, ngo burya byabaga byarateguriwe mu gikari. Mu gikari. Umugore nta mugabo wagabaga inka ngo umugore atabizi. Abedi ngiye naravuze ngo bishobora kuba ari ukabya, ariko baravuga niko byari bashobora kuba atarirukaga ngo mbere yo kujya kwitanga bivuge, ariko baraganiriye mu rugo bazi mu mashyo bafite ko bahari izo bashobora kugaba, ndetse rimwe na rimwe baranatekereje ku bantu babo bashobora kugabira. Icyo nagira ngo nunganira ko bamavuga kuko nanjye nabyibukijwe nuko yaravuze ngo wenda ngo abagore ba kera ntibakoraga, bigatuma bega batagomba kujya hejuru. Umugore yari afite agaciro gakomeye n'umwami. Burya umwamikazi niwe wabaga yamubwiye ibyo agomba gukurikiza. Abatware bashyirwagaho, umwami yaganiriye n'umwamikazi, ntabwo ibisonga ari byo byazaga ngo bitegeke. Oya, babaga baganiriye. Bikwereka rero agaciro umugore yabaga afite. Rero uyu munsi wa mukobwa we, niba ushaka kubaka urugo rwiza, menya ko ugomba kumenya ngo mfite agaciro mu rugo rwanjye, kandi urugo rwanjye nijye uzaruha agaciro. Ndi umujyanama w'umugabo wanjye. Kuba umujyanama rero ni bwa bwenge twavuze. Ntabwo niba narize nkaba mfite doktora, nkaba mfite iki, ngo rega ubwenge turiho tuvuga si ubwenge bwo mu bitabo. Oya, ubwenge bwo kumenya kubana n'abantu, ubwenge bwo kumenya kubaka urugo, ukamenya kuko hari etape abantu bagomba kugeramo. Uyu musore azaza abe umugabo, umukobwa abe umugore, ariko mu gihe kikwiriye Imana ibahaye umugisha, bava muri ya etape yo kuba umugabo akaba umupapa, undi nawe akaba umubyeyi, akaba umubyeyi ugiye konsa. Ibyo byose ni ibyiciro bigomba gutegurwa mbere y'igihe. Bakamenya rero ngo uyu mugore, uyu mukobwa agomba kumenya ngo nubwo uyu munsi turi kuri level imwe n'umugabo, ariko nzagira igihe nzamara amezi 9 ntwite. Hari ibihinduka muri jyewe. Ibyo rero iyo utabiteguye, nibo babandi usanga bamaze umwaka umwe, umwana amaze kuza, umugabo agahita abona affection yarashize ku mugore. Wa mugore nta kimuha affection, nyamara ufite inshingano. Umenye ko ugomba kuha affection umugabo, affection y'umwana. Byose urumva, niyo mpamvu waye umubyeyi, ubaye partage. Noneho rwa rukundo washyiraga ku mugabo ugiye kuruha umwana n'umugabo.
urabyifata mwute ibyo ntabwo ubyiga ugeze mu rugo none biri muri za nshingano biri muri za nshingano umubyeyi agomba guha umwana we w'umukobwa mbere y'uko azajya gushaka ni bya bindi by'umukobwa utangira kubwira ngo reba murumuna wawe kandi unanyitabe niyo mpamvu tuvuga ngo umukobwa we mukuru wese kuri ushaka kumera nka murumuna wawe aracyafite igihe cyo kuzigishwa wowe rero banza umenye izo nshingano iyo utabanye n'iwanyu ngo umenye inshingano ukuntu umenya kwita ku bya murumuna wawe umenye kwita kuri stoke mu rugo ntabwo n'iwawe uzagenda yangare unanirwe kujera urugo rwawe rero ni ukuri ni ikiganiro cyafata igihe kirekire ariko wowe mukobwa cyangwa musore ushaka gushaka urugo wigira ubwoba abantu basigaye unaganira n'umukobwa ngo ngewe ngo nta nubwo nagenda ngo urugo rw'ubu ngo nta nubwo ngiye kubaka mwikuka umutima ati nta gikwe nta mpamvu yo gukora ubukwe burya ni ukuri dukurikije izi mpanuro tugiye dutanga ukareba ukimenya ukamenya intege nke zawe ukamenya imbaraga zawe none ukavuga ngo nzabitanga nanjye kandi nzabihabwa iyo kubera ko noneho hari mwebwe mwahisemwo iyo hagize ikintu kiba ntabwo uziruka kwa mama cyangwa kwa papa cyangwa kwa nko warereweho ngo urege urugo rurananiye kuko ni mwebwe mwabipanze ese mwagiye inama nimba mugiye inama rero muravuga ngo izi consequence turazasima tugiye kwemera ibi bintu bitubayeho tujya inama burya nta rugo rutajya inama yego ibyo rwose umenye ukiri umusore umenye ukiri umukobwa ko ugomba kuzaba umuntu ugisha inama ese ukugira inama wa mbere ninde ni umugabo washatse ni umugore washatse ntabwo abo hanze burya bazaza erega burya baba bahagaze babareba harimo ababakunda harimo disi n'abashaka bavuga ngo turebe ukuntu azubaka ubwo si byo ntimubizi rero niyo mpamvu udakwiye guha amatwi abo hanze hari ibintu byateye by'uyu munsi bakora byo ngo bagiye kugira inama abakobwa ese abahungu ko batabagira inama ibyo nabyo biraje ndabyibutse ngo ni bridal shower ngo bagiye kugira inama ngo bagiye kugira inama abakobwa urumva kera abakobwa twavuze ko bagirwaga inama na ba nyirasenge abahungu bakagirwa inama mu itorero uyu munsi rero abakobwa ngo bagirwe inama muri bridal shower ariko ntabwo nzi neza ko ari inama zibubakira urugo ahubwo ubona ari bya bintu twavuze biriya nabyo ni igipindi kiri aho ngaho utamenya ibyaha ni iminsi mikuru ni bya bindi mukunda nyine byo gushaka kuryoha ngo kandi bakagaragaza n'amafoto noneho bakanamutwerereramo twerera ni ikintu cyiza na kera hose baratwereraga bakikorera amasaka urutoki byose bakabijyana aho ubukwe buzabera ariko uyu munsi donc umuco uriho uragenda ucika ari nayo mpamvu ubona no kubaka ingo zikomeye biriho bigenda bigabanuka kubera ko bya bindi twavuze badashingiraho ibyo rero nari mbizanye kugira ngo sinje kuvuga ngo nibabivaneho ariko ese bikorwa mu kihe gihe babikora no mu gihe abantu basigaje ngo ukwezi kumwe ngo babane ese ubwo icyo gihe izo nama hari n'ababikorerwa ku wa 4 bazashyingirwa ku wa 6 ese izo nama bakizumva inama zikwiye gutegurwa hakiri kare umuhungu n'umukobwa agomba gutegurwa bose bagategura kandi wibuka akantu nigeze kuvuga ko bahera kare hakaba igice cyo kumutoza cyo kumwigisha bakamutegura hakaba igice nawe noneho kimeze burya iyo amaze kugira imyaka 18 ni igihe ababyeyi baba bakumva kuba bari kumwobserva baza nkaho bari kumureka ngo akore stage barebe uko azafata inshingano barebe uko ari kugenda yitandukanya burya iyo myaka niyo myaka y'ikigare n'ingeso mbi uko ari kubyitwaramo ubundi abantu bakabe bamureba marerezuma dufite ikibazo tutakwirengagiza mu gihe tuvuga ibi byose izi nama ziratangwa ndetse rimwe na rimwe n'ababyeyi benshi barigisha ariko isi hano hanze irigisha ibirenze ibi ngibi kandi biroroshye ko urubyiruko rw'uyu munsi amatwi yabo ari
kubyo iyo si iri kubigisha internet kurenza ibyo umwanya bafitiye ababyeyi n'ababagira inama. Ariko uko biri kose abantu bakwiye gukomeza guhozaho cyane cyane mbona abakiri batoya wenda dufata urugero tukubaka urugo, niba tugize umugisha twaba dufite icyo dushobora guheraho kunganira abakiri munsi yacu, dushatse twakoresha amahirwe. Kubera iki? Ubu hasigaye hari ikintu kimeze nka conflit de generation, aho urubyiruko kujya gutega amatwi papa n'intuza, noneho inama zabo ntago navuga ngo zabaye demode, ariko ntago zifitinga muri context urubyiruko rushaka kubibonamo. Cyane cyane ko ubu ikibazo kinahari kubera nyine bya bindi internet cyangwa media ya makuru isi bwa iri kuduha, hari n'ukuntu urubyiruko rusigaye rubona rurenze ku babyeyi, bakabona bafite ibintu byinshi babarusha. Noneho urumva niba we azi ko iri monde digitale ariyo iri kutwara isi, biranumworohera ko buri inama yakura mu ubwo buryo buri digitale zaruta n'agaciro ari buhe ari inama zihawe n'ababyeyi. Aho rero niho mvuga ngo n'abakiri batoya tubasha gufitinga muri context y'abari inyuma, dukwiye kubafasha nk'uku nguku. Epui reka ngira inama abakibyiruka yuko bakwiye gukoresha amahirwe iyo si ya digital iri kuduha, bakaba abantu navuga ngo bari bakomeye ariko mu gukomera mu rwego rw'icyo bifitemo. Kubera ko ubwenge internet irabutanga, umonde digital ubwenge bwiza tubusinyare irabutanga, butari zamaguye, butari ubwo kwirirwa bwigisha abantu kwiyandarika, irabutanga. Ubwenge bwo nabivuze, uburyo bwo kugera ku bundi bushobozi buraboneka. Bityo rero abantu ni question yo kumenya icyo bahitamo, kamenya ko kuri internet nshobora kuhakura inama nziza zamfasha. Erega bitangira mu kwemera ko ibyo bintu bikeneye. Ni wumva koko ibintu byo kubaka urugo ntabwo ari ibintu byo gukinishwa, none reka nshaka inama nziza, ntago wazibura, uzayungurura rwose byashoboka. Hanyuma wenda akandi kantu abantu bakwiye kuzirikana nuko ibi byose tuba turi kuvuga ntago bishobora kuzaba identique kuri kanaka. Turabivuga nk'inama mu buryo buri generalize, tukavuga tuti mu bishoboka byose nuko nukurikiza izi nama bizagenda neza. Ariko birashoboka ko case yawe ishobora gutandukana na case yundi. Ariko icyo nshaka gucaho umurongo nuko umuntu wakoze uyu mwitozo wo kugira ibintu yitaho, urugo ntirwapfa gusenyuka kabone nubwo yaba yaje hakazamo ibindi tari yiteguye. Uzi impamvu? Iyo turi gukora uyu mwitozo wo kwitegura no kwiyubaka, ntabwo tuba turi kubaka ibi ngibi ubu indangagaciro gusa ngo niki, tuba turi kubaka n'ubushobozi bwacu bw'imitekerereze n'umutima, ko nihaza n'ibikomeye dushobora kubishakira ibisubizo cyangwa se tukabona n'imbaraga zo kubitambuka. Ntago ibibazo abantu bahura mu ngo zose ikizatuma badakora divorce ariko ibyo bibazo byavuyeho. Rimwe na rimwe no kwemera ko ibyo bintu birahari ariko tuzabana nabyo birashoboka. Kandi abantu bastikinze kugifita agaciro kurenza ikindi, bakabona ko uru rugo bubatse ari rwo rukomeye, ari cyo kintu gifite agaciro kurenza iki kibazo cyabatandukanije, burya abantu ibisubizo bijya biboneka. Abubaha Imana bo rero twebwe tugomba kongeraho ikindi kintu cyuko ni dukwiye kuba abanyakuri no mu myemerere yacu. Bityo nidupfukama tugiye gusenga ntibiba ari ukurangiza umuhango, ahubwo tukaba duhamanya n'Imana yuko uburyo iri kutuyobora muri aya mahitamo turi gukora. Ibi byose navuze ntago ari donc ibintu bya kimuntu byo kwigezaho nk'umuntu gusa. Oya, ntago ari usenze Imana ntago yakubwira ngo ujye gufata umuntu udafite indangagaciro nziza kandi wowe uzifite. Niba koko warazubatse ariko ntago Imana izakubwira ngo ujye gufata utazifite, ndetse yewe nta nubwo izakwemera ko upfa kugwa muri uwo mutego. Akenshi iyo tuvuga ibi bintu nanone hari igihe umuntu yirinda guhita ashinga umusumari, kuko Imana ishobora kumunyuza we muri situation ituma abona ko ibindi kuvuga atari ukuri,
ariko at the end ifite igishaka kumwigisha cyangwa ifite naho izamugeza akagera kuko nanone no mu nzu y'Imana baradivorsa n'iki byose ndetse tunavuga ngo kibari basanzwe bafite umugabo ariko bikanga ariko icyo ndi kuvuga burya iyo abantu bashyizemo imbaraga gukora uruhare rwabo ubundi bakemera ko urwo ruhare ni ruto cyane rwa kimuntu bashobora gusenga Imana ikuzuza cyangwa ikagura ibikomeye ishaka kubagezaho birakunda. Ndumva ari icyo navuga. Arakoze Fredo, ndumva tuganye ku musozo, twaganira ibintu byinshi. Musore wakurikiye kino kiganiro, nawe nkumi wakurikiye kino kiganiro, hari byinshi ugenda wumvamo. Wenda bariho barakubwira wowe wamaze gutangira relationship, wowe wamaze gutangira cyangwa nturatangira, igihe ntikirarenga, sibyo? Nimba waratangiye, subiza amaso inyuma utekereze uvuge ngo ese ibi ngibi ngiye natangiye kwitegura, kuko icyo nakuyemo gikomeye cyane, hari uruhare rwawe ku giti cyawe, hari n'uruhare rw'uwo ugiye gushaka. Yego rwose. Ndumva rero tuganye ku musozo, nagaki wumva uwakurikiye ikiganiro wenda agiye kuvuga ngo aka ni katekawe, ni katekawe, akagatware musore ugatware. Ndumva wabwira inkumi cyangwa se Fred akaza kubwira umusore ati uru ni uruhare rwawe, kora ibi, gendera kuri aka karagufasha. Nawe umubwire ngo aka karagufasha, kugira ngo dusoze buri muntu wese avuze ngo uru ni uruhare rwanjye. Ndumva akantu nabwira umukobwa uriho witegura gushaka urugo, nuko ibintu twavuze ni byinshi, ariko yumve ko yiyizi bihagije, kwimenya bihagije, akaba umunyakuri, hanyuma akaba umukobwa uzi guca bugufi no kwihangana. Utwo tuntu natugira ni utuntu turi mu ndangagaciro nyinshi twagiye tuvuga, ariko ndumva jyewe akantu namutekerera ari ako ngako, kwimenya, akamenya n'uwo agiye gushaka, hanyuma akagira umutima wihangana, akagira umutima uca bugufi no kujya inama. Ndumva ari utwo tuntu naho umukobwa ugiye gushaka. Tekawe nanjye numva wenda naha umukobwa, tukiri ku mukobwa, ndumva reka mvuge nko ku mukobwa w'umukristo, reka mvuge umukobwa w'umukristo, nutangira kuvuga ngo ugiye kureba umusore, hari ibintu numva nka bine wenda uyu munsi nagira inama nk'umukobwa. Uri umukristo, uri mu rusengero, ndakwinginze we mukobwa, ntuzarebe umusore ngo ukijijwe, oya, shaka umusore utinya Imana. Umusore utinya Imana icyo bizagufasha n'iki? Nimba atinya Imana, ntazaguhemukira cyangwa se ntazifuza kukwangiriza, kuko Imana ntazayibona mu rusengero gusa, ahubwo no mu buzima bwe busanzwe azaba ari umuntu utinya Imana. Ntazanezezwa no kukugirira nabi, kuko azaba kwifuza kwe kose kuzaba kuyobowe n'Imana. Icya kabiri numva nagiri uwo mukobwa, ndakubwira ngo mukobwa, reba umusore ufite autorite muri we, kuko nimba Imana yarashinze urugo igahera ku mutware, no kuvuga ngo umugabo azaba ari we mutware w'urugo, niwe uzagira gahunda yo kuyobora urugo rwawe. Rero nimba umusore, uwo musore atiyubashye, nimba umusore atiyobora, adafite autorite ku buzima bwe, inshuti ziza zikamutwara hazi, nta cyemezo azi gufata mu buzima, urambwira ko azabasha kugufasha urugo rwawe, azabasha kurwereka inzira? Kuko umugabo ni umuntu ugomba kuba nk'umuyobozi w'urugo. Atabashije kwiyobora, azayobora urugo gute? Ndumva ikintu cya gatatu nshaka kubwira umukobwa, icya mbere wenda abadakijijwe barashobora kuba batazakigenderaho, ariko Imana aho usengera hose afite gutinya Imana muri we, icyo ndumva aho usengera hose kizagufasha. Icya gatatu ndumva nshaka kukubwira ngo shaka umugabo, uzarebe mu muhungu ufite passion mu Kinyarwanda, donc ufite urukundo,
urukundo rurenze urukundo ruri indani kuko uyu munsi urukundo rwarangiritse rwa nundi twavugaga gurumamo kuko umuntu ugukunda by'ukuri arakwihanganira umuntu ugukunda ntazareka azabinyangamugayo azakuba hafi mu ntege nke zawe kuko urukundo rurihangana urukundo rurababarira urukundo rugera rero nagukunda by'ukuri azakwihanganira azagufasha azagufata ukuboko kuyobore icyanyuma uyu munsi wenda baraza kuvuga ngo Kami she's materialist I don't care uyu mwanya ndavuga ngo shaka umusore uri responsable sibyo kuba responsable ni iki Fredo cyangwa mama mbabwire ngo kuba responsable si kuba umusore afite amafaranga menshi ariko ni wa musore utabaho adependinga n'abandi yumva ko bamupampinga umwana nyine nimbabi wabo ashobora kuba akora ashobora kuba adakora ariko akagira sense ya responsabilité kumva ko yamenya ni nabyo nababwiye kare wenda mujyanye nk'ahantu akumva aramenya neza ngo ese umuntu dukundana arataha gute akumva afite gushaka kumenya ngo ubushobozi bwanjye kuri uyu muntu nubuhe ntabe ni wa mugabo kuko basongarere bariho muri no miss bavuga ngo nzakora akazi ko muri office ni ntabona office bampa miliyoni 1.5 nzaguma mu rugo bisaba rero ngo umusore avuge ngo okay kugira ngo uyu musore mubone ni wa wundi utinefaguza ngo avuge ngo aka kazi karasuzuguritse aka kazi ntigashobotse aka kazi oya akore umusore uvuga ngo ntago uyu munsi mfite akazi ariko mfite dream mfite gahunda ejo ndiho ndashakisha ndi gufightinga n'ubuzima turabuye umunsi apana wa musore wumva nibyo ntamenye ngo urugo ruzagenda gute rero umukobwa mwiza ndi kukubwira uyu munsi rebera kuri ibyo bintu iza take away for you rebera kuri utwo tuntu tuzagufasha kuvuga ngo reka ndebe umusore wujuje ibyo ngibyo urashobora kuba uyu munsi ubirimo cyangwa se urashobora kuba uyu munsi waramaze gukundana ariko muri bya biganiro mugirana n'uwo muntu muzarushinga bizagufasha kugira ngo umubwire ati umukebure ubirebe uvuge ngo ese uyu muntu nimba uyu munsi abikora aba mu rugo tutabana nitubana bizarushaho kuba byiza ariko nimba atabikora uyu munsi nimubana still ubwo rero Fredo adufashe atubwire ngo umusore bimera katekawe ku musore icyo numva ikintu kinini umusore akwiye gukuramo nuko akwiye kumenya uburyo ubwo ari gukora amahitamo ye nabitinzeho cyane mvuga uburyo amahitamo yubakwa ndetse mvuga n'uburyo akwiye kumenya uburyo ari buyapange ku buryo avuga ngo hari ibibanza hari ibikurikiraho hari ibyo nshobora kwihanganira mbaye ntabibonye ariko impamvu ibyo byose nabivuze ko indangagaciro mu mahitamo yakwiye kuba agizwe no indangagaciro nk'ibintu bitagomba guhinduka uko byagenda kose hakaba arimo ibyo kugaragaza ko hari ubushobozi bwo gutuma urugo rwanyu ruzagenda mu buryo bw'ubwenge mu buryo bw'ikinyabupfura mu buryo bwo kumenya gufata inshingano ibyo byose ugomba kureba ko uwo mukobwa bifite ariko noneho hakazamo na bya bindi nyine byo kuvuga ngo inyuma ndamubona gute mwishimiye gute kuba byose nabivuze nuko ari ingenzi ku bagabo bakwiye kubyitaho ariko hejuru y'icyo ngicyo umuntu akagira ishyaka ryo kumenya ko ibi nubwo yabivuze gutya yabigerageje gutya ntago na rimwe ifoka abantu bemeye kuri ntago bizaza byubatse ari pake imeze gutyo rimwe na rimwe hari n'ibyo bizagusaba ko ari wowe umumotiva aba ari wowe ubikiritiva muri uwo muntu hari gishobora kubona umuntu afite ari umuntu w'indangagaciro nziza wumva kubera ko ari iyo base udashobora kugira ukavuga ati uyu muntu sinamwitesha nyamara ntago wenda jijutse ntago azi umuntu uzi gufata ibyemezo ntago ari umuntu ubona azi kugira kwita ku tuntu za responsibility ukaba wamufasha we niwe ubishoboye ukaba wamufasha cyangwa se ukaba uvuga uti ibi bintu nzabyihanganira by the way
niba ndi kukubwira ngo muri bya bintu byo mu cyiciro cya gatatu gishobora kubyihanganira ugize amahirwe ukabibona nibyo, ariko niba bidahari nta nubwo ari itegeko ko bitazaba bihari. Hari uburyo ushobora gufasha umuntu. Dufate urugero neza, niba umuntu ikibazo ufite ari uko afite size nini, mujyane muri gym. Yes, mufashe mukiteretana mutangire kujya muri gym. Kubera iki se wumva ko iyo size igiye gusacrificing bya bintu bindi byiza washaka? Nimugera no mu rugo agatangira kubona yabyibushye kubera impamvu imwe n'izindi, ntabwo ubuzima burangira aho ngo ibintu birahindutse ijuru ntabwo riba riguye. Nugera mu rugo ugasanga ushobora kugira umudamu ukizi kugira responsibility, ariko wenda dufata urugero akaba ashobora nko ku bintu wenda nk'isuku, ukabona ntagiri ku rwego uyishakaho. Biragoye ko wabona umuntu w'umudamu utagira isuku atora, ariko ashobora wenda nko gusanga hari ibyo akora uburyo utagira. Ikintu cya mbere abadamu banga, ntukwiye kubaburira ya affection, usibe kumusenya, ahubwo umwereke ko muri kumwe ushaka kumwunganira. Umudamu akunda umugabo umuha, navuga ngo amabwiriza abicishije mu kumwerekera, mu kumufasha. Rwose nzi ko icyo kintu kizagira, kuko ibyo byose nabivuze, ariko n'icyo navuzeho affection. Niba wahisemo amahitamo yawe neza, ukabubona uwo washakaga, wamudesigninze, wamubonye, ukabubona ibyo bintu nta mutima ugucira urubanza kuri gushaka ibintu wowe udafite, ukaba witeguye noneho kujya ku mavuga asenga, igisigaye ukwiye kugira icyizere ko bizagenda neza. Tekawe ku musore rero, nanjye ndumva ko namubwira, tekawe ku musore, umenye ko ari wowe la tête, ni wowe mutwe w'urugo, ni wowe ufite responsabilité y'urugo. Nubwo umugore azaza ari umutima nibyo, ariko tekawe yawe musore, banza wimenye, umenye n'icyo ushaka, ukreye muri wowe responsabilité, umenye inshingano zawe nk'umugabo, umenye ko ibyo wifuza mu mugore ubanza ubigire nawe. Nimba wifuza ko umugore wawe azakubaha, itegure kumukunda. Uyu munsi muri training uri gukora, uyu munsi mu rugendo uri urakora, tangira kumva ko ugomba gukunda umugore wawe, atari uko yakubashye gusa, atari uko yagukunze, yagukoreye byiza. Ikindi nacyo cya kabiri, nimba umukobwa muriho murakundana uyu munsi, cyangwa se muriho muragendana uyu munsi, atangiye kugusuzugura, uvuga akagusubiza uko utabyumva, witekereza ko nimubana mu rugo bizahinduka. Tangira ubirebe neza, kwa kundi umukobwa mushobora kuba mugendana, ugapanga gahunda, ukagira mukavugana ikintu, ukabona aragutombokeye, ukabona ntabwo abyumva, ukabona uranagerageje no gushaka kumusubiza ku murongo neza, ariko we yabaye gutya. Ntutekereze ngo numugeza mu rugo azamera gutya. Oya pe, birebe neza, ubitindeho cyane, kuko ako kantu nimba ubashije kuba umukunda koko, ukamugira inama, ukabasha kuba wamubwira ngo nge sinkunda abantu bameze gutya, sinkunda umuntu usuzugura muri ubu buryo, kuko ndabizi ko igo kanyu kari kuri responsibility, kari kuri respect. Nimba umugore atakubashye, ibintu byose birapfuye. Rero uyu munsi nimba ubona ko uri urakundana n'umukobwa, cyangwa se uri kudatinga umukobwa utakubaha, mu byo ukora byose ukagerageza kubishira ku murongo, ariko ukabona ntibikunda, banza utekereze ngo ese nzabyihanganira. Nimba uzabyihanganira, go ahead, ariko nimba utazabyihanganira, je ntekereza ko byahagarara ubu kurusha uko uzagira bigeze imbere. Murakoze cyane, tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Mwakoze, Fredo wakoze cyane. Nzibaza ngo abasore bashoboye kuba bagiye kurushinga, dore uru n'urugero rwiza rw'umusore warushinze, kandi uyu munsi amaze umwaka n'igice. Ushobora kuba ntaba umwarimu mwiza, ariko nkaba mugenzi wabo mwiza, kubera ko ibyo ari byo byose ari urugendo, ari ishuri. Uzava ku mwaka umwe ugere ku 10, uve ku 10 ugere kuri 40.
So, muri iyo parikuru yanjye rero nshobora kugira icyo mbunganira cyane no mu ishuri risanzwe umunyeshuri ajya asobanurira bagenzi be cyane kuko kuri ibi bihe ni byiza wakoze rero mama Kami ni ukuri ku mwanya wawe mwiza kandi ndibaza ngo ababyeyi mufite uruhare runini rukomeye cyane muri iki gihe uburyo mufata ibintu hari igihe ababyeyi kenshi rwose basunika abana gukora ibintu bidashobotse uzaba urugero rwiza kuba mama bafasha kugira inama abandi babyeyi ndibaza ko igihe kizagera wenda tugira ikindi kiganiro cyo gufasha ababyeyi kugira ngo uko bashobora guherekeza abana babo kugeza no mu gihe cy'urugo ngendo umuhamya mwiza ko yamfashije kugerageza no gukomeza uyu munsi ndacyamufite nk'urugero kugira ngo mbashe kugira urugo rwiza mwakoze rero ni ukuri ibihe byiza kandi pe abasore n'inkumi ngira ngo babyishimiye tuzabasha kubaha feedback y'iki kiganiro muzabona inama nziza mwagiriye si kuri izi channel zonyine hari n'ahandi henshi mushobora gufasha abasore n'inkumi zacu kugira ngo ibihe nk'ibi ngibi tugabanye ibi bintu by'amadivorce ariho ubu ngubu kuko urugo rwiza rurabaho uyu munsi uri umuhamya ndi umuhamya niba maze imyaka 41 nuko rwose nashoboye kurwubaka kandi nkaba numva nezerewe ku myaka nk'iyi yanjye akantu kamwe twibagiwe mwabakobwa mwe mwabasore mwe ntabwo urugo rwubakwa nk'urundi ntimukagende mwibaza ngo nzubaka nko kwa naka oya urugo ni ishuri turakiga n'abamaze kurushaka bamaze kubaka barakiga kuri uyu munsi namwe muracyafite ibyo mwiga ni ukuri kandi nongeye kubivuga ntimugakuka umutima urugo ni urugo rwiza mushobora kurwubaka mukagira amahoro mukabyara mugatunganirwa yego Fredo urugo rwiza rurabaho urugo rwiza rubaho cyane kuko uranyuzwe cyane rwose ndanyuzwe kandi ntabwo mfite ubwoba bw'uko ejo hari izindi mpinduka zizagira cyane ko twavuze ko watekereje neza wagerageje ibishoboka byose ugahitamo neza hejuru y'ibyo wakoze byose ugomba kumva ufite icyizere ko ibyo ugiyemo bizagenda neza kubera ko uko biri kose n'ubwo izo za divorce ziba nyinshi ariko impamvu ingo nziza nazo zirahari ku bwinshi numva rero dukwiye gukomeza kugira ibyo byiringiro kandi urugo ni umushinga w'Imana idahinduka itabeshya igihe cyose iyo Mana igihari itarahinduka itari yatangaza ko iwuvuyemo umushinga ushyize ku ruhande izawushyigikira niyo mpamvu tugiye gusaba umubyeyi ngo uwo mushinga aba basore batangiye cyangwa se bazatangira Imana izabaherekeza wowe ukijijwe wowe utarakizwa kurikirana iki kiganiro kuri HTV Channel kugira ngo uhabwe inama zitandukanye n'ubu ngubu rwose uyu mubyeyi agiye kudusengera uzabona n'ibindi biganiro byinshi bigufasha kuyobora urugo rwawe kugira ngo ruzagere kuba urugo rwiza murakoze turagushima data wa twese wo mu ijuru turagushima cyane kuko waduhaye umwanya wo kuganira n'aba bana tuvuga urugo wubatse wowe kuko urugo rwubakwa n'Uwiteka turagushimiye rero ku nama twatanze ntabwo twazitanze zose kuko abantu dufite limite turi abanyantege nkeya ariko dushingiye kuri izi nama nkeya dutanze dusengeye aba bana bariho bitegura baba abasore baba inkumi bariho bitegura kurushinga be kwita ku byo bareba bigenda bishashagirana ngo barebe inyuma ahubwo bite kuri izi nama twabahaye barebe koko bamenyane bafata igihe cyo kugendana baziranye bafata igihe cyo kugendera mu kuri mwami icyo tubona gishenye ingo z'iki gihe ni ukubura ukuri ni ukubura guca bugufi ni ukubura kwihangana ni ukubura icyemezo gufata ibyemezo byo kujya inama turasenze rero muri uyu mwanya kugira ngo aba bana bariho bategura ingo ubahe
mwami wanjye Yesu Kristo ubahe kujya inama, ubahe guhagarara mu byo biyemeze gushinga urugo kugira ngo bategure kuba abagabo n'abagore, ubategure no kuzaba abapapa n'ababyeyi bazagire ingo ziguhesha icyubahiro. Seigneur Jesus, turagushimye ko twebwe tuvuga nk'abana b'abantu, ariko ijambo ryawe ribivuga neza mu Befeso 3:20 ngo ubasha gukora ibirenze cyane ibyo twebwe dutekereza, ibyo twibwira ndetse n'ibyo tuvuga, nk'uko imbaraga zawe nyinshi zidukoreramwo. Reka izo mbaraga zawe nyinshi zikorere muri izi ngo z'abana bacu, zikorere mu ngo ziriho zitegurwa gushingwa, kugira ngo mwami Imana bazubake kandi ngo zikomere. Mu izina rikomeye ryawe Yesu Kristo dusenze tugushima. Urakoze kubyumvise, urakoze kugiye kubaha ubwenge bwo kugenderamwo kugira ngo bazabashe kubaka ingo ziguhesha icyubahiro. Ni mu izina rikomeye ryawe Yesu dusabye kandi dushima. Amen. Amen. Murakoze cyane. Naho ubutaha. Bye bye. Subscribe, like and share kuri HTV Channel. Murabibona aho hasi. Imana ibahe umugisha.